tukaba dukomereje ku ngingo ijyanye n'ikwirakwira birumvikana ry'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'imwe mu myanzuro yaraye ifashwe mu rwego rwo kugira ngo iki cyorezo kigabanye ubukana mu banyarwanda. Turi kumwe rero na Minisitiri w'Ubuzima u Rwanda ariwe Dr Daniel Ngamije. Nyakubahwa Minisitiri, tubahaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi hano muri studio n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera. Fale, tubahaye ikaze. Mwireho neza. Nyakubahwa Minisitiri, reka duhere i Musanze kubera iki hashyizwe ingamba zihariye? I Musanze hashyizwe ingamba zihariye kubera imiterere y'icyorezo cya COVID-19 nyuma y'isesengurwa ryakozwe mu cyumweru gishize cyose ndetse no mu ntangiriro z'iki ngiki. Mu bantu twagiye dusuzuma benshi basaga 100 mu buryo butandukanye, duhuye nabo muri za gare n'ahandi, twasanze muri Musanze harimo ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID, kuko muri abo twasuzumye abasaga 13% bari bafite ubwandu bwa COVID. Icyo ni igipimo kiba kigaragaza ko igihe mu buryo butunguranye butateganyijwe uhuye n'abantu ukamuhagarika, nkuko abantu benshi bamaze kwimenyera mu mujyi wa Kigali, dukunda kubikora muri za gare ku mihanda, ukabaza umuntu ko wamusuzuma, kemera ugafata igipimo, ukaza kubona muri ubwo buryo urengeje 10% ku bantu basuzumye bose bafite icyo kibazo cy'ubuzima, noneho ubwandu bwa COVID bufite umwihariko wo kwandura cyane mu buryo bworoshye. Biba bivuze yuko muri abo baturage bari aho hantu ikibazo gifatika gihari cya COVID, kandi noneho umuntu akaza kubisanga no mu mavuriro. Muri no minsi turabona muri ibyumweru bishize hari ubwiyongere bw'abarwayi bagiye baza mu bitaro bya Musanze bafite ibimenyetso nk'ibya COVID, tukabasuzuma tugasanga bafite COVID. Mu bakozi bo kwa muganga bamwe na bamwe, mu baganga, mu baforomo, nabo twasanze harimo abafite COVID. Hari nabo mu cyumweru gishize cya kurangira bari barembye bazanwa ikanyinya, hari uwapfuye muri bo. Bivuze rero yuko twari tumaze iminsi tubona muri Musanze hari ikibazo, twanasura dufatikanyije n'izindi nzego ibibera muri za hoteli, mu ngo, ugasanga rwose muri Musanze hari ubwiyongere budasanzwe bwa COVID, ari nacyo cyatumye guverinoma ifata biriya byemezo byose mwumvise. Ngira ngo wenda tukiri naho ngaho, ikindi kintu umuntu yanakwibaza giteye amatsiko cyangwa abantu bafitiye amatsiko, kugeza ubu twavuga ko mu Rwanda ari nk'abaganga bangana iki bamaze kwandura COVID? Ntabwo ari benshi, niyo mahirwe. Harimo abaganga n'abaforomo bagiye bandura bagakira. Kugeza ubu ngubu harimo umuganga umwe wapfuye wakoraga mu bitaro byigenga, ariko yaranakuze, yari afite hejuru y'imyaka 70. Abandi hari abo twagiye tugira bageze nko ku 10 n'abaforomo barwaye ariko bagakira bagasubira mu kazi bisanzwe. Turi kumwe kandi nkuko twabibabwiye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera. Turiho turabona imibare izamuka, turiho turabona akazi gakomeye polisi iriho ikora. Twavuga ko ari nk'ikibatsi iri ukubita umuntu ahita agira amatsiko yo kumenya aho mukibona hari icyuho, aho mubibona hakiri abantu bagenda gakeya, yaba mu kubahiriza aya mabwiriza. Cyane cyane ni hehe? Ni mu tubari, ni mu kutubahiriza curfew, ni hehe cyane cyane? Urakoze cyane. Icyuho kiri mu kubahiriza amabwiriza yose muri rusange, kuko buriya wubahirije rimwe ntubahirize irindi ntabwo wubahirije amabwiriza. Bagomba kubahiriza 100%. Niyo mpamvu turabasa akanya kugira ngo tubibasubiriremo, kubera ko iyo amabwiriza nk'ayasohotse ari mashya, abantu bakunze kwihutira gusoma ikibashishikaje. Ucuruza restaurant akajya gushaka handitse restaurant, ucuruza akabari akajya gushaka handitse akabari, ukorera leta akajya gushakaho handitse leta, uwikorera agashaka inzego z'abikorera ashaka ayo magambo. Wowe ufite ubukwe agashaka ati ahari ubukwe ntihe, ibindi akabyihorera. Turagira ngo rero nubwo itangazamakuru riba ryabisomye, ariko na polisi bisubiremo cyane cyane yuko ari na rwego rushinzwe kubahiriza amabwiriza. Nk'uko ibyemezo rero byasohotse nuko kuva uyu munsi tariki 15 kuzageza itariki 21 Ukuboza, ingendo ziraburijwe kuva saa 3 z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo. Byumvikane neza, ntabwo ari saa 4 kuva uyu munsi. Kuva itariki 22 Ukuboza kuzageza itariki ya 4 Mutarama 2021, ingendo zizaba zibujijwe kuva saa 2 z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo. Byumvikane, abagenda uyu munsi bakageza saa 3
bishyiremo ko mu cyumweru kindi gitaha bazageza saa 2 z'ijoro. Amateraniro rusange harimo imihango y'ubukwe, ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo cyangwa n'ahandi hose birabujijwe. Byumvikane neza kuko icyo kintu ubwo tugiye kujya mu minsi mikuru hatazavuga ati ububyiniro burabujijwe, ntabwo tuzahura ngo dutarame, ubu noneho gutarama no guhura no gusabana bizabere mu ngo, nabyo birabujijwe. Umubare w'abitabira inama, conference cyangwa meetings ntugomba kurenga 30% bw'ubushobozi bwaho byakirirwa. Kandi ababyitabira bagomba bose kwipimisha COVID-19. Byumvikane polisi nihagera igasanga abantu bari muri izo conference cyangwa meetings, bagomba kuba berekana yuko bipimishije iki cyorezo. Ibikorwa by'inzego za leta ndetse n'abikorera ntago bagomba, abajya mu kazi bagomba kurenga 30%. Kandi abandi bakozi bagakorera mu ngo ariko bakagenda basimburana. Byumvikane umunsi polisi yagiye mu biro, haba ari iby'abikorera haba ari ibya leta, igiye kugenzura icyo kintu igomba gusanga cyubahirijwe. Imodoka zitwara abantu muri rusange, public transport, zemerewe gutwara abantu 50% by'umubare zemerewe gutwara, kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Imirongo kuri gare, gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa, bumve yuko ari ikintu gikomeye cyane. Insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19, zemerewe kwakira abantu 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe gusa mu cyumweru. Nta misa nyinshi rero mu cyumweru cyangwa ku munsi, ni inshuro imwe gusa. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenga abantu 15 icyarimwe, nabyo byumvikane. Imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro, gyms, no kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo, ariko berekanye ko bipimishe COVID-19. Iki kintu cyumvikane. Umuntu wari ufite abonoma kuri hoteli runaka yo koga cyangwa se gukora gym, ntazibeshye ngo agende yumvikane ni hoteli avuga ati muzavuge ko ndaraha nze gukora siporo cyangwa nze koga. Umunsi byagaragaye ko ariko bimeze, turabiza abantu bajya bikora, iyi hoteli nayo izabigiramo ibibazo, izabibazwa nyiri hoteli n'uwo muntu wagiye koga muri ubwo buryo. Ikindi nuko twasubiramo nuko imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi birahagaritswe. Icyakora amakipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemerewe gukomeza kuyitabira. Ingamba zihariye zijyanye na Musanze, ingendo zirabujijwe guhera saa 1 kugeza saa 10 za mu gitondo Musanze. Saa moya nta muntu agomba kuba yageze Musanze. Babyumve, makuru babisomye byumvikanye, ariko na polisi nk'urwego rushinzwe kubahiriza amabwiriza reka tubisubiremo babyumve neza ko bisobanutse. Inama cyangwa meeting cyangwa conferences birabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye uyu munsi itariki 15. Byumvikane. Insengero zahawe uburenganzira bwo kwakira abantu ko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19, zemerewe kwakira abantu 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe gusa. Musanze 30%. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus, harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara agapfukamunwa neza no gukaraba intoki kenshi kandi n'amazi n'isabuni, amazi asukuye. Abatazubahiriza amabwiriza bazafatirwa ibihano. Nsozo ndagira ngo dutanga ubutumwa, ndagira ngo twibutse abanyarwanda bose ko ari ngombwa kubahiriza aya mabwiriza badakoreye ku jisho, kuko iyo yarenzeho ukavuga ko ucitse polisi ntabwo ushobora gucika coronavirus. Babyumve rero, nta gucika polisi, nta gushaka gucika inzego z'ibanze, nta gushaka kubeshya kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima ngo uvuge uti ngewe abo bose nabacitse, kubera ko COVID-19 yo ntabwo uzayicika. Ntabwo uzayicika. Nyakubahwa Minisita, ubwo twabwiraga abanyarwanda muri rusange ko muri aya makuru tuza kuba dufite bamwe mu bagize guverinoma basobanura kuri iyi myanzuro, hari abatubajije ibibazo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bati insengero ko zimwe zemerewe gukora ariko ku mubare runaka, hari abari bamaze gupanga gahunda z'ubukwe muri iyi weekend ndetse n'izakurikiraho. Bati se ntibyashoboka ko bajya mu rusengero bagakoreramo ya mihango batarengeje ya mibare? Icyo kintu murakivugaho iki baramutse bubahirije wa mubare ariko bagakora igikorwa runaka?
amabwiriza arasobanutse ko iyo mihango yose y'amakwe itemewe kandi biranumvikana kuko biragoye kugira ngo abantu ufungure icyo cyo cy'uko bakora ubwo bukwe mu rusengero ukeke ko bataza kwiyakira nyuma. Uraba uri kubagerageza nabo kandi bigerageza kuko ubukwe ni umuhango ukomeye, ni imboneka rimwe nyine iyo bubaye buba bubaye, kugira ngo ukeke ko baza kubikora bagataha buri wese agiwe biragoye. Nta mpamvu rero yo gushaka kumva amabwiriza ukundi, babisobanuye birasobanutse, nta bukwe bwemewe. Nta bukwe bwemewe. Hanyuma aho ngaho twari tuvuze ku rugero rw'ikintu kimwe, ariko si ubundi muri rusange wenda hagenderwa ku biki muvuga ngo ibi bihagarare ibi bikomeze? Hagenderwa ku bigaragara mu isesengura. Iyi ndwara yandura gute? Iyi ndwara yandura ari uko abantu barenze ku mabwiriza. Ibwiriza rya mbere rikomeye ni ukutambara udupfukamunwa no kudahana intera. Uwanduye uri kumwe n'utanduye kandi nta gapfukamunwa nta ntera bahanye, bakamarana iminota nibura arenze 30 bari kumwe, rwose birasa naho byanze bikunze aza kumwanduza. Niko umuntu yabisobanura. Ibyago byo kwandura aba ari byinshi, ntabwo niko bigaragara. None se abantu bajya muri ubwo busabane byagenze gute? Kuko bakoranye urugendo rurerure bicaranye. Mwumvise icyemezo cyafashwe kuri za bisi yuko abantu bagomba guhana intera, ariko ituma bavuga bati nta kurenza abantu 50% bw'intebe zihari muri basi, kugira ngo muhane intera nyine, intebe imwe yicareho indi uyisimbuke ndabone kujyaho, biganisha kuri 50%. Mu nsengero nuko guhana iyo ntera nibura mugomba kujyamo ari 50% by'ahateganyijwe kwicarwa. Ikindi muri za hoteli nuko mu nama wabyumvise ko bagomba no kujyayo noneho kuri 30% kandi banisuzumisha. Ibyo byose no kugira ngo tugabanye icyatuma abantu bahura. Noneho ngaruke no ku kintu gikomeye cyane, ni amateraniro atandukanye mu ngo abantu baraterana, barasabana, bagakora iminsi mikuru. Ubwoko bwayo bw'iminsi mikuru n'ibirori ni byinshi, nta wavuga urutonde rwabyo ngo rurangize, ariko abanyarwanda barabizi ibyo turi kuvuga. Turi kuvuga abantu bahura ku mpamvu nyinshi mu ngo, nta wambaye agapfukamunwa, basabanye, ibisindisha biri kwisuka. Turi kubibona, turabibona ahantu hatandukanye. Turi kubibona muri za resitora, umuntu akaza aje gufata amafunguro, isahani ya mbere cyangwa se n'ikitari isahani akakigumaho amasaha 3, ibinyobwa ariko biri kuza. Iyo uhageze n'inzego za polisi zarabigaragaje, harahenshi bagiye babafata bakabafunga, nuko wasangaga hahindutse nyine akabari kandi kemewe, ubusabane bwinshi, nta ntera, nta gapfukamunwa, bari kwanduzanya gusa, nicyo barimo. Ibyo byose rero kugira ngo bihagarare nuko tugabanya amasaha yo kugira ngo abantu bahure. Ubu duhereye kuri saa 3 kugeza saa 10. Mwabonye ko nyuma yaho biza kuba saa 2 kugeza saa 10. Ariko n'uyu munsi wa none bikabije na saa 1 twayigeraho. Birashoboka rwose, nta abantu bo kugira ngo habuze imbaraga zo gufata icyemezo cyo kugeza saa 1, ni ukuzirikana n'ibindi byinshi, ariko abantu nibadahindura imyitwarire na saa 1 turayigeraho rwose. Ibyo byumvikane, nta cyabuza ko nicyo cyemezo gikaze cyafatwa, ndetse naguma mu rugo, byose birashoboka. Byose birashoboka. Abantu nitwitwara neza, kandi tubizi ku Banyarwanda, inshuro nyinshi hafatwaga ibyemezo imibare ikagabanuka tuyireba. Nituhindura imyitwarire muri iyi minsi iri imbere kugeza mu mpera z'uyu mwaka, imibare ikongera ikagabanuka, nta cyabuza nk'uko babisanzwe babizi ko guverinoma yakongera igaterana igasuzuma ikibazo uko imibare iteye, ibindi byemezo bigafatwa nk'uko biri no mu itangazo. Ikijyanye na minisita gikomojeho, kijyanye na resitora zikora nk'utubari ariko zitwa resitora, cyo kirasa n'ikigenda gifata intera, yaba mu tubari mufunga, yaba mu bafatwa. Ikiko gisa nkaho cyabaye ikibazo gikomeye cyane, polisi ifite ingamba ki noneho yo kugikemura burundu? Ejo twarabigaragaje, ngira ngo n'icyabatizaga umurindi nuko twabanafungiraga ntitubigaragaze ko bafungiwe. Ejo twabonye umwanya twereka abanyamakuru ahantu hose twagiye dufunga. Bira bifite ibintu bibiri bigamije. Icya mbere
nuko nyine niwe wafunze wakoze nawe makosa ugomba kugaragara kuhemukira abanyarwanda. Icya kabiri nuko n'abandi bakora ibyo bakwiye kumenya yuko aribo batahiwe. Byumvikane rero yuko iki kibazo turakizi, twaragihagurukiye, ubwo twashatse uburyo gusa noneho kinamenyekana ko ari ikibazo n'abandi bakabireba, kugira ngo nufatiwe i Kigali, nufatiwe Rubavu abe yagaragara ko ibyo bintu nyine bihari kandi nuko polisi nabizi, aho kugira ngo tugende dukora n'inzego z'ibanze dufunga ahantu birangirira aho ngaho. Ntekereza ko uburyo dukora bwo kwigisha ariko noneho ugenzura ugareba n'uburyo amabwiriza yubahirizwa, cyangwa se icyo twakwita nka education and enforcement mu rurimi rw'icyongereza, kigomba kujyana, kigomba gukora gutyo kandi kikanagaragarira buri munyarwanda wese, n'ibyo polisi ikora bikagaragara n'inzego bafatanyije. Abo nabo tubari noneho saba bakora ibirori mu ngo, bridal shower, anniversary, abo nabo tuzafata, ariko kugira ngo twafashe benshi kubagaragaza no kubagaragaza, ngira ngo murabizi twajyaga dufata abantu ndetse nabo tubonye amashusho twagira Imana hakaba hari abariho bagafotora, none amafoto tukabona ku mbuga nkoranyambaga, turabakurikirana twafatanya, twagiye tubigaragaza, ndetse bamwe bakagenda bakajya no kwipimisha, bakajya mu hotel muri isolation center, nyakwa minister arabizi cyane, abandi mwagiye mubikurikirana. Ntekereza rero ko ibyo bintu ntaho byagiye, kandi banumve yuko no gusanga noneho muri benshi abo mwakusanyitse muri benshi mwasabanye, icyo kintu cyo kwipimisha nacyo ni ngombwa, kandi akaro bitangira amafaranga ngira ngo byarakozwe, ntabwo ari ubwa mbere. Babyumve rero yuko ibi bategereje, hari uwacuruzaga iyo serivisi itemewe, irafunzwe, arahomye. Ariko reba nawe uracuruza resitora, uracuruza ibyo kurya kuko utanze amacupa y'inzoga, umuntu yariye burusheti imwe akamara amasaha 3 aho ngaho, bagiye kufungira n'ibyo byo kurya ntukibitanze, urungutse cyangwa urahombye. Ariko noneho ufatiwe aho ngaho nawe ugiye kwipimisha, yuko kubera ubwo busabane ayo mafaranga watangaga kuri ibyo ugiye no guhatanga kwipimisha, urumva ari ngombwa. Ntekereza ko niyo mpamvu twongeye tugasobanura n'amabwiriza kugira ngo yumvikane neza. Niyo mpamvu mutubaza n'ibyo bibazo. Abantu nibubaha amabwiriza, abantu nibatinye covid, bitinya polisi, bibangamirwa n'ingamba zo kwirinda ko zibakiza ubuzima, bibangamirwa n'inzego zishinzwe kugenzura ibibazo by'amabwiriza, kubera ko zibafasha kugira ngo zibarinde kwandura no kwirakuza kino cyorezo. Ako se wenda ikibazo wenda cy'amatsiko mbere ko tujya kwa nyakwa minister, iyo mukoze isesengura yabiryo abantu mufata barenze ku mabwiriza, babiterwa no kudaha agaciro covid cyangwa biterwa nuko ibyo bakora nabyo ari ingenzi cyane? Icyambere hariho abantu bigaragara ko barambiwe, biragaragara hari abantu barambirwa bakavuga bati ariko ubundi kino cyorezo ndetse ntanateye no kuvuga ngo tuzabana nacyo, ariko ubana nacyo utakirwaye, uko iyo kirwaye ntuzi ko kitaguhitana cyangwa kikakuzahaza. Ibyo imvugo nk'izo ngizo rero abantu bihimbira ntabwo zikwiye kuba arizo zituma abandi bantu babigiraho bagakora ibitwe kuba bidakorwa. Ngira ngo icyo inzego zishinzwe ubuvuzi n'isesengura zishinzwe ni ukugira inama abanyarwanda. Iki inzego nk'izi zacu za polisi zishinzwe ni ukuri ko amabwiriza agamije kurinda abantu yubahirizwa. Nibareke rero kwivugira indimi zabo cyangwa se kwikora inyito zabo zitajyanye n'uburyo buzwi bwo kuvura no kwirinda kino cyorezo. Oya, nibakurikiza amabwiriza arasobanutse, kandi nibatinye icyorezo, ahubwo bumve ko polisi hari kugira ngo bafashe n'izindi nzego zikorana. Nibyo yakwa minister, wenda icyo tugana ku musozo, ikijyanye n'urukingo mwagitangaho umucyo neza. Mu kwezi kwa gatatu umunyarwanda mbere bazarumutera, bihagaze bite kugira ngo abantu babisobanukirwe noneho mu buryo? Murakoze. Wenda mbere yuko mvuga ku by'urukingo nagira icyo nongera ku biri gutera n'ibyo bibazo byose bijyanye n'imyumvire mpimbano, abantu bashaka gutesha ubukana icyorezo kandi kibufite, ko icyorezo kiri kwica. Ntabwo duhimba, abantu barapfa, bamwe ari batoya, barapfa mu ngeri nyinshi. Icyorezo kirahari kandi kirakaze. Abantu rero bo kugira icyo bitwaza bavuga bati inkingo zigiye kuboneka, bavuga bati twarekuye serivisi zimwe na zimwe ngo bumve yuko icyorezo cyacitse intege habe na gato. Ibyemezo byarafashwe kuko ubuzima bugomba gukomeza, ariko bugakomeza icyorezo tugifite tuzi neza ko duhanganye nacyo kandi turi mu nzira zo kugitsinda, atari cyo kidutsinda. Iryo tandukaniro ryumvikane. Izo mvugo zisa naho ziyobya abantu, zibabwira ikindi kitari uko icyorezo gikaze, abantu bazirinde. Ikindi mu bantu turi kubona bari kuza, turi kubonamo abanyarwanda n'abanyamahanga baza, bakigera hano tukabasuzuma iryo joro tugasanga baranduye, kandi bitwaje icyangombwa cy'uko batari banduye. Amakuru dufite nuko hari mu bihugu bimwe na bimwe
ankete ziracyakomezwa kumenya abari gutanga ibyangombwa by'ibihimbano. Iryo naryo ni ikosa kandi polisi izarikurikirana n'izindi nzego z'umutekano. Nibimenyekana ko umuntu yafashe icyangombwa cy'igihimbano akakigura amafaranga kandi azi ko arwaye akaza mu gihugu, ni ikosa abakoze nkana yahanirwa mu buryo bukomeye cyane. Abantu babyirinde ko turabibona. Nejo abantu basaga 13 bageze mu gihugu tubasuzumye uwo munsi banduye kandi ntabwo babanduriye mu ndege bajemo uwo munsi ngo tunahita tubibona. Tubona ubwandu baba bafite kuko abayashyize no muri systeme yacu icyangombwa cy'uko nta bwandu afite mbere yo gufata urugendo. Ayo makuru arahari rero, abantu babyirinde kuko uzafatirwa mu cyuho nibaza ko azahanwa mu buryo bukomeye. Ikindi rero cy'urukingo warubivuze, abantu batandukanye icyo umuntu akora nk'igenamigambi mu myiteguro no kuvuga ko uko ubipanze ariko bizagenda byanze bikunze. Twebwe twarabisobanuye, turi muri gahunda turi muri programme y'umuryango w'abibumbye yitwa COVAX facility, ni uburyo bworohereza ibihugu kugira ngo babashe kubona uru rukingo cyangwa se bazabona uru rukingo. Turimo turi ibihugu 96, twamaze gutanga ubusabe bwacu bw'urukingo dukurikije abo twumva bagomba gukingirwa ku ngingo mu cyiciro cya mbere. Ntabwo turabona neza gahunda y'igihe urukingo ruzagera mu gihugu, ariko iyo ukurikije amakuru umuntu agenda avana hano hirya no hino, ni ugutangira gushakishiriza mu kwezi kwa 3 gushira ukwa 4, mbese kiriya gihembwe cya kabiri cyose kugeza mu kwa 6, wenda uko inkingo zizagenda zikorwa. Zarakozwe, ziranemezwa, zatangiye gutanga mu bihugu bimwe na bimwe, ariko inganda zigomba gutangira gukora izindi nkingo kugira ngo ibihugu byatanze amafaranga yabyo mu kuzigura nibyo bizabasha kuzibona bya mbere, birumvikana. Hanyuma n'abandi babonereho, natwe tubonereho, ariko bisobanuke neza. Nta tariki twatanze yo kuvuga ngo tariki ni mu kwezi kwa 3 urukingo ruzaba rwageze mu gihugu. Mu igenamigambi ryacu, mu myiteguro yacu twebwe ko tugomba kwitegura kurwakira, duhugura abakozi, tumenya abazakingirwa, tumenya aho urukingo ruzabikwa n'uburyo ruzakwirakwizwa mu mavuriro. Ibyo turi kubikora dufite uwo mugambi wo kuvuga ngo nibura mu mpera z'ukwa 3 twebwe tuzaba turi tayari. Rukigera hano i Kanombe tuzi ko turwakira, tukarukwiza mu bigo nderabuzima, tukamenya n'uwo tugiye gukingira. Ni iryo genamigambi turi kuvuga. Ruje ku gihe tuzakingira, ariko no gushakirishiriza muri icyo gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka utaha tugiye gutangira. Murakoze. Ibyo reka tubashimire mwese. Twari kumwe na umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera, turabashimiye. Murakoze cyane. Bari kumwe kandi na Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije, turabashimiye Minisita. Murashimye. Namwe mwese twari kumwe turabashimiye. Aba bayobozi bakaba basobanuraga birumvikana kwiyubahirizwa ry'amabwiriza ndetse n'ingamba nshya zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda.